ariko noneho agahinda ntikica kagira mubi. Inkuru y'agafaranga na Muravonete ikomeje kugenda igorana, nibyo tugiye kuba twaganiraho muri iyi video. Tugiye kubagezaho inkuru ikomeje kuvugisha abantu benshi hano mu Rwanda. Ni inkuru ibabaje ivuga ku bibazo Honnête Murava ahanganye nabyo, aho agiye mu rukiko asaba ko umugabo we Bishop Gafaranga yamuvuganira ngo arekurwe asohoke muri gereza. Ariko se byagenze bite? Nimucyo tubikurikirane turebe ikintu cyabaye akimara kugera ku rukiko, kugira ngo umugabo we arebe ko yamushobora kumusabira imbabazi abashe gufungwa bitewe n'ibibazo yagiye atanga kuri bwo bikurikirana. Reka turebe hano ibyavugiwe mu rukiko n'uko byagenze, kuko amakuru abyemeza. Honnête Murava yasabye ko Bishop Gafaranga yamwunganira mu bujurire ifungwa ry'agateganyo. Yabikoze yerekana inyandiko nyinshi yemeza ko atarwaye indwara y'agahinda gakabije nk'uko byavugwaga, kubera ko Honnête Murava bahoze bamuvuga yuko ashobora kuba afite agahinda gakabije bitewe n'ibyo Bishop Gafaranga yagiye amukora cyangwa se amuhohotera. Ubwo rero byagiye bigaragara yuko akerekana inyandiko nyinshi zitandukanye yisobanura yuko atarwaye indwara y'agahinda gakabije. Ubwo rero mu nyandiko yagiye atanga byagaragara ko agahinda afite gashobora kuba gakabije. Ariko inkuru yabaye indi ubwo mu rubanza bamubwiye ko adakenewe, ko agomba kuguma gufungwa. Ibi byamushenguye umutima, bigera n'aho aturika ararira bitewe n'uko bari bamaze kuba bamusubiza inyuma, amubwira yuko adakenewe mu rubanza. Anakomeza kurira bitewe n'uko yahagaragaye ahetse umwana yari ahetse mu mugongo. Rero abantu benshi bumvise iyi nkuru bababaye cyane, bamwe bavuga ko Honnête Murava akwiye gufashwa, abandi bati ese ninde wamugiriye nabi, kuki atishimiye umugabo we Bishop Gafaranga. Haracyari byinshi bitaravugwaho, ariko ikigaragara ni ko habayeho akababaro gakomeye cyane, kubera ko ubwo yageragezaga kwinjira mu rubanza cyangwa se kuba yaje gukurikirana urubanza rwa Bishop Gafaranga ku ifungwa n'ifungurwa rya Gafaranga, baje kuba bamwima umwanya wo kuba yakwisobanura kugira ngo abashe byibuze ko yavuganira Murava. Kandi bivugwa kenshi yuko Honnête Murava ko ari we ushobora kuba yarafungishije umugabo we. Rero nta makuru ahagije babifiteho cyangwa se ahamye. Reka tugende tubikurikirana akantu kandi twumve ibya Honnête Murava na Gafaranga uko bizagenda bimeze. Ibi rero bitwibutsa ko mu buzima bwose umuntu akwiye kugira uwo yishingikirizaho, ariko kandi amategeko agomba gukurikizwa. Ese Bishop Gafaranga agira icyo akora, Honnête Murava azabana nawe igihe azaba yongeye kuba yafungurwa? Ni ikibazo nibaza. Igihe Bishop Gafaranga yavuye muri gereza cyangwa se bakaba bamurekura, ikibazo nibaza, ese koko bazagumya babe bari kumwe cyangwa se bazabana? Bizagenda gute nyuma yaho? Ni ikibazo umuntu agiye kwibaza. So kandi subscribe ufungure inzogera kugira ngo tuzagera video n'ibigucika biturutse hano, kubera ko tuzagenda tubagezaho amakuru ku yandi. Ngaho rero ibya Murava Honnête uko yagaragaye. Murakoze rero kudukurikira.
mwandike ibitekerezo byanyu hasi muri komenti, ntimwibagirwe subscribe kugira ngo muzamenye uko inkuru izagenda muyikurikirana